Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze nshuti bakunzi Vindatwa TV kuri uyu munsi. Reka dushimire mwebwe mwese mwamaze gukanda subscribe kandi tunibutsa mwebwe mwese mutari mwamara gukanda subscribe yuko mwajya munsi iyi video maze mukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se sabone ku bakoresha ururimi rw'igifaransa maze mugakandaho kugira ngo mujye mubona notification z'ibiganiro byose tubagezaho umunsi ku munsi. Reka rero mbahe ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu munsi aho tugiye kwibanda cyane ku rukundo maze tukarebera hamwe ibintu bitanu byonyine bishobora kukwereka yuko abantu bari mu rukundo hagati yabo harimo urukundo nyakuri cyangwa se barimo babeshyanye. Urukundo nyakuri ni kimwe mu bintu abantu batagihamya ko kikibaho muri iki gihe, ariko bamwe bavuga yuko nubwo urukundo rwakonje ndetse rukaba ari ruke mu bantu, yuko hari aho ushobora kurusanga hagati y'abakundana, ni ukuvuga hagati y'inkumi n'umusore cyangwa umugore n'umugabo. Gusa ntabwo ibi ngibi ari benshi babihamya, kuko benshi bavuga yuko muri iki gihe umuntu akunda undi kubera impamvu runaka. Urugero, umuntu ngo ashobora gukunda undi kubw'amafaranga, kubw'imitungo cyangwa ikindi kintu runaka ashaka kugira ngo amubonereho nk'akazi n'ibindi. Ariko se wowe ukurikiye iki kiganiro, iyo utekereje wumva koko urukundo rutakibaho burundu cyangwa rubaho? Gusa ku bwanjye njyewe nsanga urukundo rushobora kuba rubaho nubwo rushobora kuboneka ahantu hakeya cyane. Urukundo ni impano y'Imana nk'uko benshi bagenda babisobanura. Uretse kuba ari abantu babisobanura bo ubwabo, igitabo gitakatifu Bibiliya ku bemera Imana harimo imirongo myinshi cyane ishimangira ibwiriza ry'urukundo. By'umwihariko mu mategeko 10 abakristo bizera cyangwa se abakristo bemera kurusha ayandi, itegeko ry'urukundo rigaragaramo. Uretse n'ibyo kandi mu magambo ya Yesu ndetse n'ibyo yigishije intumwa ze, nk'uko bigaragara mu butumwa bwiza uko bwanditswe n'intumwa, bigaragara yuko ngo urukundo ari itegeko rikomeye ry'Imana, ngo kandi udakunda ntabwo aba azabona Imana. Niba ukunda se, ukunda urukundo rw'ukuri cyangwa ukunda urukundo rw'akamamo cyangwa urukundo rugamije kubona ibindi bintu runaka? Urukundo aho ruri kandi rukaba ari urukundo nyakuri, ni kimwe kigaragara nk'umwambaro wera cyane kandi ruraryoha cyane ku bakundanye, barabizi cyane. Aho benshi bavuga ko urukundo ari cyo kintu kimwe rukumbi cyonyine gishobora gushimisha umuntu maze akagira ibyishimo birenze ibyo yigeze kugira mu buzima bwe, ndetse ko ibyishimo byo mu rukundo kuba bigize nta bindi bintu ashobora kubigereranya nabyo mu buzima bwo ku isi. Gusa nanone nk'uko isi igenda isaza ndetse n'ibiyiriho bigenda bihinduka, niyo mpamvu n'urukundo usanga rwarahindutse maze rukaba rukeya mu bantu, aho benshi bavuga ngo urukundo rwarakonje. Gusa kuri uyu munsi wa none Indatwa TV twaguteguriye ibintu nibura 5 bishobora kukwereka urukundo nyakuri hagati y'abantu babiri bakundana. Ese wowe iyo utekereje usanga ibyo bintu ari ibihe? Reka rero nguhe ikaze muri iki kiganiro maze wiyumvire ibintu 5 ushobora gusuzumiraho urukundo nyakuri. Niba ukundana, urebe niba uwo mukundana mufitanye urukundo nyakuri cyangwa se ari urukundo rw'akamamo cyangwa se rugamije izindi nyungu runaka, yaba amafaranga, imitungo, akazi n'ibindi. Reka twihuse twigire kuri ibi bintu 5 bishobora kutwereka hari urukundo nyakuri. Reka twihuse twigerere kuri ibi bintu 5 bishobora kukwereka hari urukundo nyakuri. Iyo niyo mpamvu ku mwanya wa mbere tugiye kuhasanga ikintu kimwe gikomeye. Icyo nta kindi ngo ni uguhana impano hagati y'abantu bakundana. Impano ni kimwe mu bintu bikomeye cyane kandi benshi bafata nk'urwibutso hagati y'abamaze guhana impano. Uretse kuba impano zihana abantu bakundana, hari ahandi hantu henshi cyane dusanga impano zifatwa nk'ikintu gikomeye cyane. By'umwihariko murabizi mu muco nyarwanda, iyo ubukwe bwabaye cyangwa umuntu afite inshuti runaka ajya abasha kwigenera impano. Mujya mubibona cyane iyo habaye isabukuru y'umuntu runaka, bamutegurira impano maze bakabasha kuzimushyikiriza, kandi ibyo bikazahinduka urwibutso rwe n'abo bantu bamuhaye impano. Mbese ibi ngibi ntibyatuma havaho gushidikanya kuri we washidikanyaga niba impano ishobora gukomeza urukundo, niba dusanze hari ibindi bintu ishobora gukomeza cyangwa se ishobora gufatwa nk'urwibutso rukomeye cyane ku bikorwa byabayeho runaka. Reka rero tukubwire ngo umwanditsi ku bijyanye n'urukundo, uwo nta wundi akaba ari uwo bita Gap Chapman, akaba yaragaragaje ko guhana impano hagati y'abakundana ari kimwe ngo mu bigaragaza urukundo rufite intego kandi urukundo nyakuri rutarimo uburyarya. Uretse ibyo ngibyo kandi reka tukubwire yuko ubundi burya uwo ukunda byanze bikunze uhora umutekerezaho kandi ukumva ntacyo wamugomwa. Niyo mpamvu burya gufata icyo utunze cyangwa gufata
niyo mpamvu gufata kimwe mu byo utunze cyangwa kwitegura umukunzi wawe ukaba wamutegurira surprise maze ukamugurira impano runaka ntabwo ari ibintu bitunguranye. Gusa kimwe ku muco w'impano, abakobwa benshi ntabwo bemera yuko bashobora kugenera impano abasore mu gihe bumva yuko impano zigomba kuboneka ziturutse ku bahungu gusa. Ibi ngibi byo ntabwo ariko bimeze. Burya buri muntu wese ukunda kandi agakundwa yagombye kugira amarangamutima atuma agomba gufata neza uwo akunda maze akaba yamugenera ibintu byose nta kindi kintu yitayeho. Gusa niba uri umukobwa ukaba ufite ubushobozi bukeya, ntabwo bivuze yuko udashobora gutanga impano, ahubwo burya kubera yuko icyubaka urukundo kitaba kinini cyane, ahubwo umutima utanze icyo kintu ari uhabwa agaciro, niyo mpamvu nawe wagombye gutanga impano. Reka rero tukubwire ngo ku mwanya wa mbere nk'uko twabibonye tuhasanze ikintu gikomeye, guhana impano hagati y'abakundana, ngo ni igihamya gikomeye cyane hagati y'abantu bakundana, ndetse bikerekana ko abo bantu niba bakundana kandi bakajya bagenerana impano ari igihamya kigaragaza yuko batekerezanya, ndetse iyo mpano ngo ikaba ishobora kuba urwibutso, igahagarika ubutane mu gihe bugiye kubaho, kuko abo bombi bahita bibuka ibihe bagiranye byo guhana impano n'ibindi. Reka rero nkubwire ngo ku mwanya wa kabiri mu bintu bishobora kutugaragariza urukundo nyakuri tuhasanga ikintu bita kumarana akanya ku bantu bakundana. Inkumi n'abasore, abagabo n'abagore bakundana urukundo nyakuri, burya ngo uzabamenyera ku kuba buri umwe ahereza undi umwanya ngo maze bakamarana igihe runaka baganira ku by'urukundo rwabo cyangwa iby'ubuzima busanzwe. Aba bantu ngo bakunze gusangira ibitekerezo byaba iby'ubuzima busanzwe cyangwa se kuganira ku rukundo rwabo, bagasuzumira hamwe inkingi zikomeye cyane bagomba gushyigikira maze ntizizasenyuke, ndetse n'aho bagomba gushyira ibuye ry'urufatizo cyangwa se ibuye rikomeye cyane kugira ngo urukundo rwabo rukomere, urwo kuzoroha nyuma hato rutazaca runavaho burundu. Ahubwo aba bantu kubera yuko urukundo rwabo ruba ari urw'ukuri kandi baba bariyemeje kurukomeza, niyo mpamvu ngo bafata igihe runaka bakicarana maze bakaganira igihe kinini, maze bagahana umwanya ku by'urukundo rwabo bakabivugaho ku buryo busesuye. Reka nkubwire ngo rero niba nawe ufite uwo mukundana ariko akaba ataguha umwanya kugira ngo muganire ku by'urukundo rwanyu, urukundo rwanyu narwo ruri mu nzira cyangwa ruri mu marembera yo gusenyuka. Ku mwanya wa gatatu w'ibintu bikomeza urukundo cyangwa se bigaragaza ko urukundo nyakuri ruhari ku bantu bakundana, ngo ni ukubwirwa amagambo meza hagati y'abakundana. Kimwe mu bihora byitezwe na benshi ni ukumva amagambo meza yayandi aryoheye amatwi, amwe ashobora kumanura ibisiga mu kirere, yayandi ashobora kuvana inzoka mu myobo. Ni amagambo ushobora kubwira undi maze akitwa urukerereza, kubera yuko niba uvugana n'uwo muntu kubera ayo magambo bituma niba yari afite aho kujya cyangwa yari afite kurambirwa ikiganiro mwari murimo, ibyo bintu abyibagirwa maze akumva agomba kuba hafi yabo. Burya ngo iyi ni nayo mpamvu ishobora gutuma umuntu ava iwabo maze agasanga undi maze bakabana kubera urwo rukundo yamaze kurubona. Uretse ubu ngubu ngo ibintu bishobora kuba byaracitse, abantu basigaye babana ku mpamvu runaka, ubundi urukundo nyarwo ni urutuma buri umwe muri mwebwe bakundana yumva afite icyo aronka ku wundi, ndetse akamukuraho ibyishimo bisesuye, kuba ari we muntu akesha ibyishimo bye kurenza abandi bantu bose babaho mu buzima. Icyo ngo nicyo cyagombye kuranga abakundana. Reka rero nkubwire ngo niba mu buzima bwawe iyo uri kumwe n'umukunzi wumva hari ibindi bihe bishobora kubiruta, cyangwa hari undi muntu mushobora kubana mu buzima bwawe ukumva agira amagambo aryoshye kurenza ay'umuntu mukundana, ibyo ngibyo uzamenye yuko byanze bikunze urukundo urimo wubaka rutazaramba. Nakugira inama yo kuba wanabyihorera niba ariko bimeze kuri wowe. Murabyiyumviye rero ku mwanya wa gatatu tuhasanze yuko kubwirwa amagambo meza kandi aryoheye amatwi ari kimwe mu bishobora kugaragaza urukundo rufite intego kandi urukundo nyakuri. Ku mwanya wa kane tuhasanga ikindi kintu gikomeye nacyo, ngo aburya bakundana buri umwe aba agomba kugira icyo akorera undi maze ngo bikamushimisha cyane. Mbese wari uzi yuko niba ugendana n'umukobwa mu muhanda akaba atwaye isakoshi ukaba wayimwakira maze ukayimutwaza, wari uzi yuko gishobora kuba igihamya cy'urukundo nyakuri kandi akazajya ahora kwirahira? Ese wari uzi yuko niba ari umukobwa iyo ahuye na bagenzi be b'abakobwa, kimwe mu bihamya ajya aha bagenzi be ababwira yuko urukundo rwe n'urwawe bikomeye cyane? Wari uzi yuko ya shakoshi ijya umutwaza mu nzira nayo ayishyira ku rutonde rw'ibintu bijya bimwereka yuko umukunda koko? Naho se ubundi wowe mukobwa, wari uzi neza yuko burya mu gihe ufashe akanya
maze ugafata imyenda ya sheri wawe ukayitera agapasi, cyangwa se mu gihe wagiye gusura sheri wawe ukaba wafata gaze cyangwa imbabura cyangwa ikindi kintu acanaho, maze ukamutegurira ibyo kurya byiza biryoshye, wari uzi yuko ari kimwe mu bishobora gukomeza urukundo rwanyu rugakomera, maze byaba ngombwa mukazanibarukana. Reka rero mbabwire ngo mwebwe mwese muri mu rukundo, niba mutaragera ku ntambwe yuko buri umwe abona yuko yagira icyo akora mu bikorwa bya mugenzi we maze akamutungura cyane cyangwa bikamushimisha, nafata iya mbere, kubera yuko biranyura cyane kandi ni kimwe mu bihamya bigaragaza yuko urukundo nyakuri ruri hagati yanyu mwebwe mukundana. Gusa reka nkubwire ngo kwakira inshingano yo gukorera ikintu runaka umuntu mukundana ni bimwe mu bizagutoza no kuba wamubera aho atari. Mu gihe runaka afite ikibazo hari aho yakagombye kuba ahakora ibintu runaka, kuko azaba yarakwihebeye kandi azi yuko hari ibyo ujya umukorera bikagenda neza. Niyo mpamvu ushobora no kumwitabaza ukamubwira kuguhagararira muri ibyo bikorwa, maze akabikora atazuyaje kandi akabikora neza, kubera yuko aba azi yuko biri bugushimishe cyangwa aba azi yuko yaremewe kugushimisha, kandi aba azi yuko akubabaje ibyanyu by'urukundo byarangira. Kandi burya we urukundo ruba rwaramaze kumubera ikintu gikomeye cyane, ku buryo rimwe na rimwe abuze urwo rukundo ari byo wumva ngo umuntu yiyahuye cyangwa yataye ubwenge cyangwa se ntakiri gutekereza. Gusa nanone ingaruka z'urukundo kuri iki ngiki, mu gihe umuntu yabonye bimwe mu bimenyetso twabanje kubabwira nyamara urukundo akaza kuruvamo, niho usanga ashobora kuvuga yuko atazongera gukunda ukundi, kuko akenshi niba uri umuntu ukunda muri ubu buryo uba warerekanye urukundo nyakuri nyamara bidashoborwa na benshi, maze uwo muntu mutandukanye yazajya gukundana n'abandi bantu akabona urukundo rwabo rudashobotse, cyangwa se akabona bakina mu rukundo maze agahitamo kubihorera. Gusa reka tugere ku mwanya wa nyuma, ari wo mwanya wa 5. Ahangaha tuhasanga ikintu gikomeye cyane, nta kindi nicyo twita ngo ni ugukoranaho ndetse no kutishishanya hagati y'abakundana. Mbese umusore nawe nkumi, ujya utekereza yuko mu gihe uganira n'umukunzi wawe wamuhaye ikiganza, mu gihe umufashe ku rutugu, mu gihe muganira umufashe ku gice runaka cy'umubiri we, wari uzi neza yuko ari kimwe mu bihamya bishobora kugaragaza urukundo nyakuri? Ahangaha byumvikane cyane, kubera yuko burya umuntu wemera yuko musabana umukoraho by'umwihariko, ukaba wamufata ikiganza cyangwa ukamukora mu musatsi, ukaba wamukora mu nzara n'ahandi, bisobanuye yuko aba yaramaze kugufata nk'umuntu wakataraboneka kuri we, kuko burya ngo aramutse atakwiyumvamo, niyo mpamvu ashobora guhagarara hariya nawe ugahagarara hariya, maze mukaganira ntawe ukora ku wundi, kubera yuko umwe aba atinya undi. Ariko gukoranaho ndetse no kutishishanya ngo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko urukundo nyakuri ruhari, kandi ni kimwe mu bigaragaza yuko abakundana bose babyemera 100%, kandi ngo akaba nta pfunwe bibatera kuba yagufatira mu ruhame cyangwa se ku mugaragaro aho abantu babireba. Ibi ngibi ngo ni bimwe mu bigaragaza yuko urukundo nyakuri ruri muri abo bantu, kubera yuko aho rutari ngo bajya bagerageza no kuruhisha cyangwa se bakagenda bihisha, kugira ngo hatagira ababona yuko bari mu rukundo kandi bumva bo ubwabo bataberanye. Gusa iyo umuntu umukoraho atakwishisha mukisanzuranaho, ngo ni kimwe mu bigaragaza yuko urukundo rwanyu rukomeye kandi rushobora kuramba. Bakunzi rero, mwari mukurikiranye ibintu 5 bishobora kukwereka urukundo nyakuri hagati y'abantu bakundana. Turabashimiye cyane. Gusa icyo twakubwira ni uko bimwe mu bimenyetso twakubwiye ushobora kubisanga n'ahantu hatari urukundo, kubera yuko isi yamaze gusaza, aho abantu babikora bagamije kuba babona ibindi bintu runaka nk'ubutunzi cyangwa amafaranga. Ibi ngibi nabyo rero ngo ukaba ushobora kubisanga ahantu hatandukanye, haba kubifuza amafaranga cyangwa ibindi bintu bakabeshya urukundo, kugira ngo abo bakundana niba bishoboka baronke za mpano ndetse n'ibindi bintu by'inyungu bishobora kuboneka hagati y'abantu bakundana. Reka rero nkubwire ngo wowe niba hari icyo wumvise twibeshyeho, andika muri komantere, kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe ndetse ukore na share, maze usangize ibiganiro n'abandi nabo bihahira ubumenyi, maze bamenye uko bashobora gukundana, urukundo rugakomera cyane ndetse bakazaruraga n'abo bazabyara.